turabasuhuje mu mudahema gukurikira ibiganiro by'amahoro umusomo aho imaze kubona umutoza mushya. Rayon Sport ikomeje urugamba rwo gushakisha abakinnyi bakomeye kuko kuri uno munsi imaze gutangaza umutoza wayo mushya ariwe La Famille Lotfi, umutoza w'umunyatuniziya. Murabizi mwese ko yatozaga ikipe ya Mukura Victory Sport. Akaba ari umutoza amaze gushyira umukono ku masezerano muri Rayon Sport, aho amaze gusinya amasezerano y'umwaka umwe ariko ashobora kongerwa akaba imyaka 2. Lotfi, ikintu ushobora kwibaza ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport bumusabye gushaka iki cyangwa guhesha iki kipe ya Rayon Sport. Icyambere umutoza Lotfi amaze kubwirwa nuko agomba gufasha ikipe ya Rayon Sport kuzatwara igikombe cya shampiyona cyangwa igikombe cy'amahoro, by'umwihariko mu mikino nyafurika, aho ikipe ya Rayon Sport gitegura gukina imikino mpuzamahanga ariyo ya CAF Confederation Cup muri uno mwaka w'imikino ugiye kuza uzatangira mu kwezi kwa 9, aho Rayon Sport itegereje kuzamenya ikipe izatomborana nayo kugira ngo azahure nayo. Ariko ikintu yayisabwe cya mbere ni ukwigeza mu matsinda ya Confederation Cup nk'uko umutoza birukanye Robertinho yayihagejeje, uretse ko yanayijyanye muri 1/4, akaba ariho ikipe ya Rayon Sport yasezerewe. Si ayo makuru gusa avugwa muri Rayon Sport, haranavugwamo na za transfer nyinshi, aho ikipe ya Rayon Sport iri kuvugana n'umukinnyi ukomeye cyane w'umurundi wakinaga mu ikipe ya Vitaro, aho ashobora gusinyira ikipe ya Rayon Sport isaha n'isaha. Uwo mukinnyi akaba akina kuri 3, kariho ushobora gusimbura Bugingo Hakimu, kuko Bugingo Hakimu ubu amakuru ariho nuko ashobora gusinyira ikipe ya APR Football Club. Rayon Sport ikomeje urugamba rwo kwiyubaka yitegura saison itaha. Si umukinnyi gusa uri kuvuga muri Rayon Sport, kuko Rayon Sport irateganya no gusinyisha undi rutayizamu ushobora gusimbura Biramahire Abedi, kuko Rayon Sport irateganya ko uriya rutayizamu wayo ariwe Forunganye ashobora gukira vuba, dore ko yanatangiye imyitozo yoroheje muri Rayon Sport, aho ashobora kuyifasha kuzajyana nayo mu mikino nyafurika. Rayon Sport iri mu rugamba rwo kugira ngo yiyubake, irebe ko mu mikino mpuzamahanga yazitwara neza cyane. Rero reka tugaruke ku bakinnyi Rayon Sport ishobora gusezerera isaha n'isaha mu myanya nayo ishobora kuzasimbuzamo abandi bakinnyi bagiye bakomeye. Rayon Sport irateganya kugura umuzamu, kuko umuzamu wa mbere Kadimu Ndiaye murabizi byagiye biba byose byo kutumvikana na ikipe kugurisha imikino yagiye avugwaho. Abo ngubu we ntakibarizwa mu ikipe ya Rayon Sport, we yamaze no gusubira iwabo muri Senegal. Undi mukinnyi ni Ndikuriyo Patient wari umaze iminsi afata mu izamu rya Rayon Sport, nawe ashaka kwerekwa umuryango nyuma y'uko umusaruro we babona udahagije kubera udukosa duto na duto agenda akora mu mukino. Rayon Sport kandi ishobora gusezerera umukinnyi Ombolenga Fitina kubera gushinjwa kugurisha ekipe, kuko iyo umuntu avuze kugurisha ekipe ni ukuvuga ko atanga amakuru ya ekipe kuri adversaire Rayon Sport yabaga igiye guhura nayo. Urugero rwa mbere ni ku mukino ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe muri ikipe ya APR Football Club mu mikino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro wabereye kuri stade Amahoro. Murabyibuka ko ikipe ya Rayon Sport yatsinzwe ibitego 2-0. Rero akaba ariyo makosa Ombolenga Fitina ashinzwa, ashobora no gutuma atazongera kugaragara mu ikipe ya Rayon Sport zitaha, dore ko n'ubundi nyuma y'uriya mukino
atigeze yongera kugaruka mu kibuga. Undi mukinnyi ushobora kwereka umuryango ni Nsabimana Aimable. Nsabimana Aimable arashinjwa kuba atanga amakuru kuri diveriseri ikipe ya Rayon Sport iba igomba guhura nawe, ndetse ikindi nawe akaba yaragiye yigumura kenshi igihe ikipe ya Rayon Sport yabaga itarahemba abakinnyi imishahara ibabereyemo, dore ko Aimable Nsabimana yagiye yinubira cyane gukina atarabona amafaranga, ndetse agashaka kugumura abakinnyi bagenzi be ngo bareke gukora imyitozo ndetse no kwanga gukina match. Ibyo biri mu bintu bishobora gutuma nawe yerekwa umuryango isaha ku isaha. Undi mukinnyi ushobora kwereka umuryango nta wundi bamwita Serumogo Ali Omar, nawe ashobora gusezererwa mu ikipe ya Rayon Sport ashinjwa kuba nawe umusaruro we ari muke, kandi ikindi we akaba yarasoze n'amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ikaba yifuje kutamwongerera andi masezerano. Undi mukinnyi nawe uzire ku muryango isaha n'isaha muri Rayon Sport nta wundi bamwita Kanamugire Roger, nawe ashobora gusezererwa muri Rayon Sport, dore ko Rayon Sport ivuga ko umusaruro we ndetse na karita afite atari izo kuguma muri Rayon Sport, kandi atari izo no gukina imikino nyafurika Rayon Sport iri kwitegura muri ano mezi 3 ari imbere. Undi mukinnyi wa Rayon Sport ushobora gusezerera ni abandi bamwita Asanana Innocent ndetse na Abdoulaye Jaro, mu bakinnyi Rayon Sport yaguze mu minsi yashize ariko bakaza kuyibera flop ntibagire icyo bafasha ikipe ya Rayon Sport. Kandi Rayon Sport irifuza kongeramo amazina akomeye, dore ko n'ubundi yamaze kubona umutoza ukomeye ushobora kuzayifasha mu mikino mpuzamahanga ndetse no kwitegura shampiyona itaha, dore ko La Famille Lotfi we ubwe yahawe uburenganzira bwo kuzaba ariwe wirekritira abakinnyi, akaba ariwe bigurira kugira ngo atazigera yitwaza ngo umusaruro muke mfite nagiye ngurirwa abakinnyi bya hato na hato. Icyo nicyo Rayon Sport yashatse gukura muri ikipe, kugira ngo umusaruro muke azajya agira ajya awubazwa ku giti cye, atagiye kwitwaza ubuyobozi wenda ngo bwamufashije kugura abakinnyi wenda atarakeneye cyangwa se n'ibindi. Murabizi namwe abatoza bagira urwitwazo rwinshi iyo umusaruro ubaye mukeya. Ayo niyo makuru y'ingenzi yaragezweho muri kano kanya avuga mu ikipe ya Rayon Sport. Andi makuru tuza kumenya vuba nayo turayabagezaho. Twari kumwe kuri ano makuru avuga muri Rayon Sport na nino channel yacu Mambo Sport TV. Mukore subscribe, mutarakora subscribe kugira ngo ajye akomeza gukurikira amakuru y'imikino agiye agezweho, dore ko isaha ku isaha amakuru agezweho tubagezaho. Ciao ciao, nawe utaha.